Imana irakubaza ngo mbese gutungurwa ko bije uzarokorwa n'iki? Mbese ko ibikomeye bigiye kubaho Imana irakubaza ngo yewe uzarokorwa n'iki? Reka nishure mu butumwa. Ariko gutungurwa ko gukomeye kubayeho. Nagize agahinda mbonye abasirimbaga, mbonye abavugaga ubutumwa nabo gutungurwa bibagezeho. Nagize agahinda enostifadi base, mbonye abaririmbaga abavugaga Kristo. Nagize agahinda mbonye nabo gutungurwa bibagezeho. Imana irakubaza ngo Imana igiye gukorana n'abanyamasengesho bafite kumvira. Imana iri gukorana n'abahanuzi bafite kumvira. Imana igiye kurengera abavuga butumwa bafite kumvira. Imana igiye kurengera abanyamasengesho, igiye kurengera abakozi bayo, igiye kurengera abantu bose bafite kumvira. Abo ni Imana igiye kurengera. Nuwe yigishije abantu banga kumva, nuwe abwira abantu ko imvura izagwa, abwira abantu ko ibikomeye bigiye kubaho, abwira abantu ibikakaye ko bizaba. Abantu ntibabiye agaciro, bakomeza kwinezeza. Abasambana bakomeza gusambana, ababesha bakomeza kubesha, abarozi bakomeza kuroga, abiba bakomeza kwiba. Ariko no bakomeza kuvuga ubutumwa. Abantu ntibabiye agaciro, bakomeza kumuhindura umusazi, babona yasaze, ntibamenya ko yatumwe n'Imana, ntibabiye agaciro. Ariko Nowa amaze kuzuza inkuge ngo yinjira muri ya nkuge. Nowa amaze kwinjira muri ya nkuge ngo Imana imukingira urugi. Imana yaravuze mwanga kumva, Imana yarababuriye mwanga kumva. Ariko yantumye ngo gutungurwa kubagezeho. Gutungurwa abanyamasengesho bari ubolastifodima ndibansefo, ntabwo inyura mu mudugudu umwe nguretse undi mudugudu. Gutungurwa kubagezeho. Ariko wagira amarenga, wakumva y'amarenga yamenya guhunga. Nimuze mufashe Nowa kubaza inguge. Yemwe bwoko buratandukanye, bwoko bwaremwe n'Imana. Nimuze mufashe Nowa kubaza inguge. Ahari namwe mwagirirwa impuhwe mukinjira muri iyi nkuge, kuko utari mu nkuge agiye guhura birastifo n'ibibazo bikomeye. Ariko uri mu nkuge azarindwa. Yemwe banyamasengesho, yemwe banyamwuka, hari icyo Imana iri kubagaya. Yemwe bizera, Imana iri kubagaya. Mwakeresheje iby'agakiza, mwarashayishije, mwageze i Kanani, murivanga, mwibagiwe ubutayu, mwiyandurishije ibyo kurya by'ibwami. Ariko igihe gikomeye dorastefodima, ariko Imana iravuga ngo nimuze mufashe Nowa kubaza inguge. Ahari mwakigirirwa ibambe, ahari mwagirirwa imbabazi, mukinjira muri iyi nkuge. Ahari mwarengerwa, namwe mukinjiramo. Warengerwa mama n'umuryango wawe, ahari warengerwa papa na bene wanyu, ahari warengerwa n'umuturanyi wawe. Ariko aravuze ngo nimuze mubaze inkuge, kuko gutungurwa gukomeye guturutse ku ishobora byose dore kubayeho. Imana irababaye, muri kubesha Imana kandi mufite inkovu z'ibyaha mu mitima yanyu. Muri kubesha Imana ngo murasenga kandi mufite ibyaha mwaze kureka. Muri kubesha Imana, muri kwiyoberanya, muri kwiyobegeza. Banyamasengesho bamwe bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umutwe turamutse mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose by'ivuga butumwa tucimana nibane namwe kandi umugisha w'Imana uwo ndetse n'abanyu bose hafi na kure. Rero mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo ku migabane itandukanye, mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Daniel, niyo tugiye kubana nawe muri kano kanya. Reka dutangiye tumuha ikaze. Daniel, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, twakiriye kaze muduhaye. Imana ibahe umugisha, natwe turabakunda cyane kandi twishimiye kubana namwe uyu munsi wa none. Nizi igiciro gikomeye kongera kuza kubana namwe. Kurwaje ruhande mbishimiye Imana.
kandi ni ukuri mwese mwumva Imana muri mu mavuta, mwumva Imana muri mu kindi kirere mu izina rya Yesu. Umeze neza? Meze neza ndashima Kristo. Amakuru cy'iminsi ni meza. Waruzeho Daniel, ugiye mu biki? Izo mpugiyemo nta bindi, nta kandi kazi nkora uretse gusenga. Mba ndi mu murimo w'Imana uyivuga butumwa hirya no hino, ndetse nsenga n'Imana. Ase ko amwe mu madini yagiye yafunze muri gukora umurimo w'Imana hehe? Mbo dukorera mu yafunguye, tukambuka tukaja no hanze yayo, aho bafunguye. Rero ku isi yose amadini arakora, cyangwa se amatorero muri rusange arakora, za donc muri Afurika no mu Rwanda kandi arakora ayemerewe. Nubuye butumwa muri kubwira abantu muri no minsi? Turi kubwira abantu ubutumwa bave mu zaha, kubera ko Yesu Kristo ari bugufi, abantu bahindukire bave mu zaha kugira ngo badatungurwa kandi barasenze Imana. Biteye agahinda kuba abantu bagiye kuzatungurwa kandi barabwiwe ubutumwa. Biteye agahinda kuba abantu bagiye gutungurwa bagahekenya amenyo bakozwe n'isoni kandi baragiye mu bitaramo z'amasengesho, bararaye ubutayu, bararaye mu zumba z'amasengesho, ariko ugasanga bararimbutse. Ariko turi kubwira abantu ngo nibahunga icyaha, bareke icyaha. Ubuzima burimo icyaha buzapfa, ariko ubuzima burimo Kristo buzabaho iteka n'iteka. Iyo uvuze ngo abantu bagiye gutungurwa n'iki? Ikintu kigiye kubatungura ni umujinya w'Uwiteka ukomeye, aribo bawikururiye kubera ibyaha bakoze. Yego, ni umujinya, sinatinya kubivuga, ni umujinya w'Uwiteka ukuruwe n'ibyaha bikomeye bantu benshi bakoze banze kwihana. Abantu ese uwo mujinya agiye kuvuga ngo abantu benshi bagiye gutungurwa umujinya w'Imana. Ese uwo mujinya w'Imana nuza uzajya kubagomeye Imana, cyangwa n'abataragomeye Imana bazagendera muri ibyo ngibyo babinzira karengane z'uwo mujinya? Kuko hari ikibazo cyiza cyaza kigafata n'abandi ariko baziza abandi. Ese uwo mujinya w'Imana nuza uzaturanya abagomeye Imana cyangwa n'abandi bazabigenderamo? Urakoze cyane. Ndumva mu Migani igice cya mbere umurongo wa 33 aravuga ngo ariko uwemera akanyumvira azaba amahoro masa atikanga ikibi. Uwemeye kumvira Imana akaba mu mwanya Imana imushakamo, akihana akareka ibyaha nk'uko Imana ibishaka, uwo azaba amahoro masa, nta kibi kizegera urugo rwe, nta kibi na kimwe kizamuza. Yego, Imana iguhe umugisha Daniel. Reka ariko tugusare none usuhuza duteze amatwi, hari abantu benshi baba bagukumbuye, imanzu basuhuze dute twikomereza. Bakunzi bo ku Musaraba TV, inshuti zange zirahatandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, Australia, ahatandukanye, sinarondora ibihugu, Belgique, ahatandukanye, i Burayi aho ngaho, namwe muri Uganda, abapasitoro b'inshuti zange, n'ejo bundi turenda kubonana namwe. Imana ibaha umugisha. Abantu bese muri Kongo na wasari mu Tanzania, mwese Kenya n'ahandi sinarondora, kubera ko nta gihugu ntagira n'umuntu tuvugana. Ibihugu byinshi ngenda mvugana n'abantu baho, ariko ndabaramukije kandi ndifuza kuzababona amaso ku maso, tukaramukanya turebana imbona nkubone. Rero ndabaramukije, ndabakunda cyane, namwe mwenyere ku rukundo uburyo bumwe cyangwa ubundi. Hari abashigikira mu ivugabutumwa, Imana yarabampaye kugira ngo mumbere amaboko, namwe ndabashimiye. Imana ibaha umugisha, munyereka ko mumfasha, ndetse mukangira inama bamwe, abandi mukansengera. Mwese abari mu Rwanda baratandukanye, mu ntara z'umujyi wa Kigali, mwese ndabakunda. Yemwe, Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Yego, Imana igumisha Daniel, natwe turagukunda kandi nabizi neza ko nabo bagukunda aho bahereye hose. Ndabahagarariye hano rero, reka tuwe ngo turagukunda, ariko kandi Imana igukunda kuturusha. Reka tugusare noneho usenga Imana utugezeho ubutumwa bw'umunsi Imana yaguhaye. Ni karibu. Urakoze Mwami Yesu, ni wowe uri umunyembaraga, hirya yawe nta yindi Mana ihari. Ubuntu bwawe nibwo bwatugize abo turi bo none. Ubuntu bwawe buraduhagije.
uravuga ngo izo ntunze ni izawe naje ubwaje ndi uwawe nabura iki ngufite mwami kumpagije reka ubane natwe muri uyu mwanya reka ushoboze gutambutsa icyo ushaka kukira ku bantu batandukanye mana ngwino unkoresha icyo ushaka ne kwikoresha ubwanjye nkoreshwe nawe ne kwiyobora nyoborwe nawe ushira icyo kuvuga mu kanwa kanjye wigaragaze we muri imitima igiye itandukanye ushoboze untinyure untinyure kuvuga umara ubwoba ni wowe niringiye ni wowe ndeba umunsi ukira ni wowe gitangaza uri ubuhungiro bwanje uri imbaraga zanje uri umufasha utabura kuboneka mu zago no mu makuba ngwino uboneka ukiza abantu umuntu wese urushye umuruhure umuntu wese wabuze ikerekezo ureke ahembuke kubw'ubu butumwa kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen amen amen. Imana ishimwe mbere yuko ntambutsa ubutumwa bw'Imana yashize ku mutima wanjye ndagira ngo mbanze ndirimbe gatoya indirimbo ivuga ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge ni indirimbo nawe n'Imana ndi kuririmba muri no minsi ariko Imana ibabajwe n'abantu bari kuja mu byaha kandi bari barabiretse Imana igize agahinda yitegereje abanyamasengesho bari baraje bakareka ibyaha Imana ibabajwe nuko basubiye inyuma Imana ibabajwe n'abashumba bari baravuye mwabiriya bakaba barabisubiyemo biteye agahinda kuba wari warakijijwe ariko nyamara ubu ukaba warasubiye inyuma mbese ko gutungurwa kuje uzarokorwa n'iki mbese ko umwijima w'icuraburindi ugiye gutwikira isi mbese uzarengerwa n'iki isuka wari warahawe n'Imana warayitaye isuka wari warahawe n'Imana warayitaye wari wararetse ubusambanyi none wabusubiyemo wari wararetse ubujura none nabwo dore wabusubiyemo ariko ndakubaza Imana irakubaza ngo mbese gutungurwa ko bije uzarokorwa n'iki mbese ko ibikomeye bigiye kubaho Imana irakubaza ngo yewe uzarokorwa n'iki reka niririmbire nishure mu butumwa ariko gutungurwa ko gukomeye kubayeho nagize agahinda mbonye abasirimbaga mbonye abavugaga ubutumwa nabo gutungurwa bibagezeho nagize agahinda enostifati base mbonye abaririmbaga abavugaga Kristo nagize agahinda mbonye nabo gutungurwa bibagezeho Imana irakubaza ngo mbese ko wasubiye inyuma igihe gikomeye kibayeho uzarokorwa n'iki banuzi muri gwaruriza abantu bashaka ariko nti muri mugwaruriza Imana ishaka umuhanura mbese gutungurwa ko bije bibayeho muzarokorwa n'iki bashumba muri kubwiriza ibyo abantu bashaka ariko iz'Imana ishaka sizo muri kubwiriza mbese ko gutungurwa kubayeho umwijima ugiye gutwikira amahanga menshi mbese ikizabarengera nabajijwe ngo ikizabarengera n'iki nabwe ngo mbabaze ngo ikizatuma murengerwa n'iki Nowa kuki wubaka iyo nkuge urakora iz'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi n'amazi ahari ibyo ukora biratuyobera dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobera we Iteka niwe wabivuze uko abagizi ba nabi bose
abujuje isi zamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi zamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure bagira inama yo kubazanya none Nowa yabavuga ukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muzo kwinezeza bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muzo kwinezeza ari bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muzo kwinezeza igihe cyo kwinezeza kirarangiye igihe cyo kwinezeza kirarangiye yewe unezererwa muzahawe ndagira nkubwire ngo ndiho yantumye ngo igihe cyo kwinezeza kirarangiye yewe ugendera mu ngeso mbi ndiho yantumye wakuremye ngo igihe cyo kwinezeza finish kirarangiye yewe mutinganyiwe ndiho yantumye ngo igihe cyo kwinezeza kirarangiye munyamagambo we yewe ubesheresha abandi ururimi rwawe ndiho yantumye ngo igihe cyo kwinezeza kirarangiye yewe munyabinyoma yewe uvuga iby'Imana itakubwiye ndiho yantumye ngo igihe cyo kwinezeza kirarangiye ati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muzo kwinezeza igihe nacyo gihita vuba Nowa yubaka n'umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati none Nowa yasaze bose bamurebaga niko bamusekaga bati none Nowa yasaze bose bamurebaga niko bamusekaga bati none Nowa yasaze Nowa yumvira Imana ihoraho yinjira muri ya nkuge vuba yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi nuko Imana bakingira urugi we yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi nuko Imana bakingira urugi idolaste for de banastikita zobera demandiko teraste for zelomera demansema tekoste for dibanse nuko abantu leste for dima nuko abantu baraseka cyane we bakomanga kurugi bavuga bati Nowa sohoka imvura irahita witubesha uri mu rugendo bati Nowa sohoka imvura irahita witubesha uri mu rugendo ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse nkuko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse bati turarimbutse nkuko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse umva uko Imana yabashubije Nowa yajaga bigisha rwose mubibwira imikino nanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none we mubibwira imikino nanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo we abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo
none natwe dufite iyo nkuke n'agakiza twahawe na Yesu nirushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka nirushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka Yesu ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka sizi igihugu uherereyemo sizi ahantu uri waba ukomeye waba woroheje ariko Uwiteka Imana agiye gutabara abantu bafite kumvira Imana igiye gukiza abantu bafite kumvira n'abatumvira oraste fodima uyu mwijima ugiye gutwikira isi ugiye kubatwikira Imana igiye gukorana n'abanyamasengesho bafite kumvira Imana iri gukorana n'abahanuzi bafite kumvira Imana igiye kurengera abavugabutumwa bafite kumvira Imana igiye kurengera abanyamasengesho igiye kurengera abakozi bayo igiye kurengera abantu bose bafite kumvira abo ni Imana igiye kurengera Nuwe yigishije abantu banga kumva nuwe abwira abantu ko imvura izagwa abwira abantu ko ibikomere igiye kubaho abwira abandi bikakaye ko bizaba abantu ntibabiye agaciro bakomeza kwinezeza abasambana bakomeza gusambana ababesha bakomeza kubesha abarozi bakomeza kuroga abiba bakomeza kwiba ariko no bakomeza kuvuga ubutumwa abantu ntibabiye agaciro bakomeza kumuhindura umusazi babona yasaze ntibamenya ko yatumye n'Imana ntibamenya agaciro ariko Nowa amaze kuzuza inkuge ngo yinjira muri ya nkuge Nowa amaze kwinjira muri ya nkuge ngo Imana imukingira urugi Imana imukingira urugi Imana yaravuze mwanga kumva Imana yarababuriye mwanga kumva ariko yantumye ngo gutungurwa kubagezeho gutungurwa abanyamasengesho bari ubolastifodima ngibansefo ntabwo inyura mu mudugudu umwe nguretse undi mudugudu gutungurwa kubagezeho ariko wagira amarenga wakumva y'amarenga yamenya guhunga nimuze mufashe Nowa kubaza inkuge yemwe bwoko buratandukanye bwoko bwaremwe n'Imana nimuze mufashe Nowa kubaza inkuge ahari namwe mwagirirwa impuhwe mukinjira muri iyi nkuge kuko utari mu nkuge agiye guhura birastifo n'ibibazo bikomeye ariko uri mu nkuge azarindwa yemwe banyamasengesho yemwe banyamwuka hari Imana iri kubagaya yemwe bizera Imana iri kubagaya mwakeresheje iby'agakiza mwarashayishije mwageze i Kanani murivanga mwibagiwe ubutayu mwariyanduje mwiyandurishije ibyo kurya by'ibwami ariko igihe gikomeye dorastefodima ariko Imana iravuga ngo nimuze mufashe Nowa kubaza inkuge ahari mwakigirirwa ibambe ahari mwagirirwa imbabazi mukinjira muri iyi nkuge ahari mwarengerwa namwe mukinjiramo warengerwa mama n'umuryango wawe ahari warengerwa papa na bene wanyu ahari warengerwa n'umuturanyi wawe ariko aravuze ngo nimuze mubaze inkuge kuko gutungurwa gukomeye guturutse ku ishobora byose dore kubayeho Imana irababaye muri kubesha Imana kandi mufite inkovu z'ibyaha mu mitima yanyu muri kubesha Imana ngo murasenga kandi mufite ibyaha mwaze kureka muri kubesha Imana muri kwiyoberanya muri kwiyobegeza banyamasengesho bamwe bose ku mukenyerero wawe yewe ucuruza kubera ko wagiye mu bapfumu yewe wiringiye ibigirwamana waze kwiringira imbaraga z'Imana ndakugira inama ngo wihane kubera ko igihe gikomeye kibayeho yewe Rorastefonia yewe mugabo nta bwenge we urwandiko utatwaye rutumye ubura inzira wagiye nta rwandiko ariko ubuze inzira yewe
Imana irababaye, Imana ije guhana inkozi z'ibibi, Imana iturengere kandi dutabare. Yede Stifodima sheri wiri bandi kuwa taidola Stefodimanda zendemene stika egome tarawiri base zedimandiko. Yewe wubatse ku musenyi, inzu yawe igiye gusenyuka. Yewe we, ndakugira inama ngo uhindure aho wubatse, wubake ku rutare, kubera ko ubusambanyi wubakiyeho bugiye gutuma inzu yawe isenyuka maze ijanjagurike. Uburozi wubakiyeho butumye inzu yawe isenyuka. Ubutinganyi wubakiyeho butumye inzu yawe isenyuka. Imana ya diministanse iri kuvuga ngo dobenasti kuwa izo wubakiyeho bibi bitumye inzu yawe isenyuka. Hari kubaka ku rutare hazaba amahoro masa atikanga ikibi. Ariko igihe kiraje. Zenostifodima mbedimase idi widikita ndakugira inama ubu kubera ko difome iyo mbimenya yari umuserebanyi yahiriye mu nzu yicujije nyuma, ariko distance yahiriye mu nzu. Ndakugira inama ngo uve mu gahugu urimo wegera Imana, ukorera Imana utitaye ku z'isi ngo bigushukashuke maze distance unyukanyukwe. Ndakugira inama ngo uhindukire, wige gusenga, wige kwihana, wige kuvuga ukuri kuko kuri ku mutima wawe, wige gukiranuka kukari no kugatoya, wongere wibuka urukundo wataye, ibuko wa distance wavuye ukagwa, wihane kubera ko itungurwa ryo ribayeho. Yedo Stifodima yemwe n'iki gitumye murangara muri iki gihe? Ndiho yavuze ngo iki ntabwo ari igihe cyo gukora izaha, ni igihe cyo gukizwa, ni igihe cyo kweswa ku gatono ku kanini. Dore Imana izatandukanyije gucyura umugeni. Imana ije diministikirifo, Imana ije gucyura umugeni. Yemwe dore Imana ije gucyura umugeni. Ndabwira bumvira, abatumvira dore Stefodima bagiye kuvunagurika batunguwe kandi nta kizabakiza. Yemwe banyamasengesho, Edo Stefonia nimufate icyemezo ubu kubera ko igihe gikomeye kibayeho. Amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje, gushimiye kugira neza kwawe, gushimira urukundo n'imirimo yawe. Urera kandi urakiranuka, wambaye ubwiza no gukomera. Ngwino ubane n'abantu bawe, ngwino ubane n'abantu waremye. Ushimiye ko ushoboje gutambutsa ubutumwa wampaye, uhabwe icyubahiro. Mwuka wera nabushorere bugere ku bantu batandukanye, bukiza imitima ya benshi. Destantefonia urinde imitima yabo kwinangira, ahubwo bahindukire bace bugufi maze bakizwe, maze ukize imitima ndetse ubakirize n'imidugudu batuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hano yuko nategetswe n'Imana. Urakoze cyane Daniel, nawe Imana iguhe umugisha. Abifuza kuguhamagara inimero ziri kuri screen bagenda bazireba hasi zanditseho. Amen. Imana ibagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka tugushimire n'igihe cyongera guhishurirwa nikariba mari barafungoye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Nshuti muvandimwe, twari turi kumwe muri kano kanya rero, wewe watwatangiranye kino kiganiro twatugeze ku musozo. Reka nawe tugusabira umugisha, twe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ibiganiro byacu ku musaraba byo nakagaruka. Mwakoze cyane.